Kongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa Inspire. Uyu munsi rero nk'uko mubibona umuvandimwe Manishimwe Isaac amenyekanye ku izina rya Kamananga, turi kwa muganga, bamwandikiye ko agomba kujya mu bitaro CHK. Abantu mwese mwakoranye, afite uburwayi bukomeye, mugerageze mumwiteho, mumufashe, mumusure, nibyo bintu bya mbere bikomeye, kandi munamusengere. So turabasaba yuko abantu bose mwumva mwabanye nawe, mwamukunze, mwagira icyo mwitanga. Ntabwo ubundi nagakoze ibingibi, ariko nanjye nuko mbona ko imbaraga zanjye ziri kumbana nkeya. So dukeneye ko dufatikanya mukadufasha, tukareba icyo twakora. Abumva bakeneye kumusura, izi nimero ze tugiye kuzivugamo hano, zimubaruyeho, mumuhamagare, mumubaze ahari, mumusure, mumufashe rwose, mudufashe, turabinginze. Imbaraga zikenewe, namwe murakenewe, mudufashe cyane rwose. Kamananga, vuga nimero zawe. 0782 0782 55 55 86 81. yego. Okay, yongera usubiremo. 0782 0782 55 55 86 ari rya 0781 15 43 uburari kaririwe 8 yose ariho kuri mobile money. Abaruyeho Manishimwe Isaac, niyo mazina ye, wamenyekanye nka Kamananga. So turimo turatabaza, turaka ubufasha, n'abashoboye kuba bamugeraho bakamurwaza bamugeraho. So nimudufashe bavandimwe banyarwanda, dusenyeye ku mugozi umwe, dufashe umuvandimwe, tutitaye ku bindi. Imana niyo izatugororera. So twebwe Vanessa Inspire, ibyo twabashije gukora twarabikoze, tumugeza hano kwa muganga. Ubigikurikiyeho yandikiwe ko agomba kujya mu bitaro, batubwiye ko atari butaha, agomba kujya mu bitaro. So ufite icyo afite yohereze ku iyo nimero. Ibyo byihorere wibivuga. Uwumva afite kugufasha azaza gusura, amenye uburwayi bwawe. Ufite icyo afite yohereze kuri iriya nimero. Dushijeho kugisha Taifa ushiti wanjye. Yego. Ubwo bufasha w'abaroro bwagira icyo buvara, kuko ibiti by'ikora, ibiti ya diabete birahera cyane. Ubu bukaba kageraye cyane, bisaba kuba abazi bake kugira ngo yabobere kugeza hatagira ibiti, ariko ubwo bashyize mu bitaro bagiye kujya bayiragiza. Umuntu witwa Taifa, abamuzi, Taifa Bururo n'umunyamakuru w'inshuti yaje, abamuzi mumugezeho iyi message ko Kamananga mutabaje. Uretse na Taifa gusa, n'abandi bakunzi ba Rayon Sport, yari umufana ukomeye, namwe mugerageze. Etefisiro ari baraje, wariye muri CHK, wazasura. Komeze kwihangana, ihangane. Starinaro Rwaisha narwara batazitatse bigora zose nazifite. Wikirirwa uzivugira hano, ntabwo ari ngombwa kuzivuga, bazagusure. Roti ndarwaye.
na Trading TV ndarwaye. Nyabitanga mushuti wanjye ndarwaye. Nyabitanga ndabizi ko iyi video uzayireba ujya ukurikirana ibiganiro byacu. Kamananga aragutabaje, gira ubufasha utanga. Bareba wese ari abakomeye ari n'aboroheje. Abo mwabanye mwagiranye ibyishimo mu mupira. Inshuti yanjye Batici, komite ya Rayon Sports, Prosper, Rode y'ibitekerezo, ntabwo bashije kuboneka muri iyi hoteli. Nari wiki ikibuga nayo se kibonetsemo yagare segeri muzambona ntabwo muzambona. Ubu bisaba kwivuza cyane igihe kirere no gusenga, bakomeze no banagusenge. gusenga birimo abo twasangiraga inzoga barwayi banjye, bagenzi banjye banywa inzoga icyo zigize, abagira inama yo kureba guhagarika inzoga si nziza. So bamenye ko rwaye ibyamakuru twemera Regis bamutangaza bagiye basambu Karenzi yarwaye usegeri eda ikibara yakora kwidashoboye kandi ishobora byose. Ubwa mbere rwaye ariko aje bari zakora ibitangaza kuko niyo ishobora byose. Rero basezeye uzaja kusura ubwo Nimero yawe iriho, yagiriwe ahantu tuzamumenyesha aho tujyanye. bazabamenyesha icyumba. Ubu tuvugana turi CHK niho bagiye kumwakira kuba bamufashiriza. So ibikurikiyeho byose mugerageze umuntu w'umugabo kubona atakamba, twebwe nk'abakunzi be, twebwe nk'abamukoresheje, igihe ni iki umuntu ari gutakamba pe. Ejo mutazavuga ngo twaramukoreshaga ntitwamenyesheje ntitwagize gute. Ndabasuje twabagereza, mureke dufashe umuntu akiriho. Ejo ntituzatangire ngo dusigane dutere amagambo. Vanessa Inspire tubashije kumugeza kwa muganga. Ibi bintu byose byasabwaga nitwe twabiri inyuma, twabikoraga twabitangaga byose bikenewe. Babashije kuvuza ahantu bishyuye 100%, yegeretse urukundo rwanyu. So ubwo rero komeza usome ku mazi gake gake. Babegesheje rero ko tugiye kwivuza. Abantu mu byumva, banyarwanda banyarwandakazi, iyi si puranka, si ugushaka views. Ibi turi kubikora ku bwanyu. Muzi ko twigeze kugira isomo nk'iri ngiri rikomeye, umwe muri twe akaducika, hakaza kubamo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ntibamenye ntibyagize gute. Ariko mbivuze ku nshuro ya mbere, mbatabaje hakiri kare, nimube hafi uyu mugabo. Nimero ze nazivuze, ni ufite 1000 nacyohereze dufatikanye. Buri wese ndabizi ko ubushobozi ntago tubaka bunini. Abantu bamukurikira iki kiganiro gishobora kurebwa n'abantu 1000 n'urugero. Buri wese atanze 500 agatanga inkunga yo kumusengera, akamusura, utabishoboye akamusura akamusengera, ubishoboye agashyiraho 500, twamufasha kandi ibintu bikagenda neza. Nta rirarenga rero, nimudufashe dufashe umukunzi wanyu. So ngewe rero ndabona ntari bwibande mu magambo, ko hano turacyari muri process nyinshi zo kureba ko bamubonera icyumba. Ibindi namwe nimudufashe tubatse ubufasha bwanyu.
so ndabashimiye mbikuye ku mutima ku bwitange mugiye kugira. Iyi message ize kubakora ku mutima, tumufashe turebe ko twakora iki gikorwa. Umuntu wese wumva hari n'uwazi amusharinga iyi message nta kibazo, biremewe. So mbashimiye mbikuye ku mutima, murakoze, muhorane Imana kandi mukomeze mudusengere mudufashe. Ndumva nta kindi twarenzaho Kamana. Iyi message iraza kugera ku bantu bose, uyigeraho nawe ayisharinga abandi. twarenzaho gusa twabigisha abarushigira basara ko abafana ba pili bose b'inshuti zanjye n'abanyamakuru barimo babutabazaji bose, burya umubiri burya ntabwo utagaruka. Umubiri ubyara udahatse. Ujya kubona ukabona urakubatse mu bintu utatekereza. Saba murakoze. Ibi tuzagira tubabiye. Ibindi byo tuzajya tugenda tubamenyesha. Mugire ibihe byiza kandi rwose mwitange. Nsoreje kubasaba kwitanga. Saba rero mugire umunsi mwiza.